Hello friends, ubu ngubu tugiye kurebera hamwe noneho uko wakura email muri telefone. For example, uguze telefone ariko iyo telefone usanze harimo email kandi iyo email si yawe, urashaka gushyiramo email yawe bwite. Noneho ibi bintu abantu benshi bajya babica amazi, kandi bujya gutunga telefone itarimo email yawe nabyo bujya ntabwo abari byiza. Muri iyi video rero ndakwereka ukuntu tugiye gukuramo email itari yacu, twarangiza tugashyiramo email yacu akaba ariyo dukoresha. So tudatinze reka twikomereze. Nta kindi kintu biri buze kugusaba, uri buze kuza hano kuri settings ya telefone yawe cyangwa se parametre cyangwa igenamiterere rya telefone yawe. Noneho nurangiza uhakirike. Numara kuhakirika unkurikira akantu ku kandi muri iyi video kugira ngo tuze kurangiza video yacu ufite ubushobozi bwo kuba wakihindurira iki email. Abantu benshi bakunda gukora amakosa yo gukoresha email zitari zabo muri telefone kandi ibyo bintu batabizi. Ngiye kukwereka ukuntu wasiba email itari yawe muri telefone, noneho warangiza ugashyiramo email yawe. So, urahita ukirika hano kuri Google. Numara gukirika hano kuri Google uhite uza ahangaha, urasangamo iyo email itari yawe, cyangwa se hashobora no kuba harimo email yawe, hashobora no kuba harimo email yawe ariko mu by'ukuri harimo n'indi itari yawe, ariko warabuze uko wakuramo iyo email itari yawe. Muri iyi video rero turacyakomeje kugira ngo dusigaranemo email yacu gusa. So urahita uza hano kuri iyo email ushaka gukuramo, ahangaha uyikirikeho. Numara kuyikirikaho utegereze, barahita baguhereza urutonde rw'ama email yose ufite muri telefone. Barahita baguhereza urutonde rw'ama email yose ufite muri telefone. So nta kindi kintu uri buze kugira uri buze gukora. Urakirika kuri email ushaka kuvanamo. Ese iyi ngiyi niyo ushaka kuvanamo? Ese ni iyi ngiyi? Ese ni iyi ngiyi? Ese ni iyi? Ese ni iyi? So sorry gatoya, ntabwo uyikirikaho, ahubwo uraza gukirika aha hantu handitse, hano hantu handitse ngo manage accounts on this device. So niho hantu uri buze gukirika. Noneho numara kuhakirika uri buze guhita uhakirika. Utegereze gatoya. Noneho urabona ko baduhaye ama email agiye agize atandukanye. Ikintu uri buze gukora wowe nta kindi, uraza gukirika kuri email imwe muri izi ngizi. Urabona dufite iyi ngiyi ya kabiri, rimwe kabiri, iyi ngiyi tena tukagira n'iyi ngiyi. For example, nshaka gukuramo iyi email ya Munyarwanda. Ahangaha turabara tuno tuntu turiho Google, rimwe kabiri gatatu kane, agafresh kagiye, kagakoni dukoresha turi kwigisha kagiye, sinzi ahantu kagiye. So urahita uza, wenda urugero ni hano kuri unguka Munyarwanda rimwe kabiri gatatu kane, uhita uhakirika. Noneho wamara kuhakirika urabona kano kantu kari mu ibara ry'icyatsi karanditse ngo remove account. Noneho warangiza ukagira ugakoraho, ugakirikaho. Noneho warangiza ukongera ugakora hano handitse ngo remove account question mark. Removing this account will delete all of its messages, contacts and other data from the phone. Urumva ko turaba tuyikuyemo permanent, irabivuyemo n'ubutumwa cyangwa ama emails yose yariho cyangwa contact n'ibindi byose biyiriho birahita bivamo. So noneho tube able yo kuba twashyiramo email yacu. Urahita ukora hano handitse remove account. So nurangiza
kugira ngo rero ushyiremo indi, urabona hano hantu handitse ngo add account. Ikaramu yacu yagiye hera, ikaramu yacu yagiye he? Agakoni kacu kabuze, sinzi ahantu kagiye. So urahita uza ukore hano hantu handitse add account, nurangiza ukomeze. Wahita ukomeza ugashyiramo email yawe. Yes. This is correct. Ugahita ukora hano kuri Google. Dore kaga koni kacu nibwo kaza. Hano ndakoresha fingerprint. Mbibutse ko kugira ngo telefone yawe ibiri secured, usabwa kuba ufitemo email yawe, kubera ko telefone yawe niyebwa bizakorohera kuba wamenya location telefone yawe iherereyemo. Telefone yawe igomba kuba irimo email yawe ikubaruyeho neza. Mbibutse ko ku bantu badafite ama email yabo, iyo video twarayikoze iri kuri uyu muyoboro wacu mugari wa YouTube. Mbibutse ko gukora subscribe ni iby'ingenzi cyane kugira ngo utazajya uracikwa n'ibindi biganiro by'ubwenge. So reka dutegereze gatoya. Nakugira inama yo gutunga telefone irimo email yawe, kuko nibyo byiza, nibyo bintu by'ingenzi. So noneho turategereza, ndabona byatinze, sinzi impamvu byatinze. Yego, hari umuntu wahamagaraga, niyo mpamvu byari byatinze, kubera ko yego, reka dutegereze gatoya, byatinze cyane, sinzi impamvu. Ariko twihangane, igiye gucamo, bigiye gukunda. Bari kutubwira ngo something wait long. Reka dusubire inyuma ho gatoya, ubwo habaye something wait long. So noneho ikintu uri buze gukora twe kuri add account. After adding account, iyi materiyo yanjye kwitari kuzara. So urahita ukora hano hantu handitse Google kugira ngo dukomeze with Google account. So nurangiza uraverifyinga. Ubwo hano nyine ni kwa kundi ubugiye umaze gusibamo, kubera ko telefone ntabwo yapfa gukora ibintu ushaka hatarimo email yawe. So hariya rero tumaze kuri movinga ya account. Noneho hano tugiye kwinsatingamo account yacu ya Google account. Mbibutse ko ntabwo ushobora gukoresha YouTube udafite iriya Google account. Ntabwo ushobora gukoresha Google Play Store udafite, cyangwa se App Store udafite iriya email cyangwa Google account. Ntabwo ushobora kujya muri za Chrome ngo searching something or someone udafite iriya Google account. So ni iby'ingenzi rero, nabyo twarabyigishije ukuntu wayikiriyetinga. So iyo ugiye kuyinsatingamo, ikintu ukora wituza hano ukandikamo ya email yawe. Wamara kuyandikamo, iyo wayibagiwe ukora kuri forgot email. Iyo ukoze kuri forgot email, bakubaza nimero de telefone wayifungurijeho, then ugakomeza ukaba winsatinzemo account yawe, telefone yawe ikaba ibaye muryerye. Akaba ari account yawe yonyine gusa iri muri iyo telefone. So ni ukuvuga ngo muri iyi video turebeye hamwe uko wakura email itari yawe muri telefone yawe ufite. Sinzi niba muri kumva icyo kintu.
noneho warangiza ugashyiramo email yawe noneho bwite ikubaruyeho kugira ngo ujye urakira. Mbibutse ko email ni iy'ingenzi cyane, kubera ko wabuze telefone yawe, email igufasha muri find my device, umenya location y'aho telefone yawe iherereye, washaka ugahindura password, washaka ukayiforomata cyangwa washaka ukayizimya, n'uyijyanye nawe ikazamupfira ubusa. So urumva ko rero ibi ngibi ni iby'ingenzi cyane kugira email yawe muri telefone yawe ngendanwa. So mwakoze kubana natwe. Niba hari ahantu utarebye neza, uracurika telefone kugira ngo bigaragare neza, uracurika video kugira ngo video uyibone neza aho twagiye dukora akantu ku kandi. So mwakoze kubana natwe, kora subscribe kugira ngo tuzabane muri video z'ubutaha. Tubafitiye byinshi byiza kandi tubateganyiriza ibyiza gusa si ibibi. Mwakoze cyane.